turabasuhuje cyane inshuti bakunzi banzuri business group limited, mwebwe mudahwema gukurikirana ibikorwa byacu tugenda tubagezaho umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu tubicishije kuri icano yacu ya Nzuri Market. Reka rero twizere yuko mukomeje kugubwa neza aho muri hirya no hino ku isi, twizere ko muri amahoro kandi tubifurize guhaha mukaronka no gukomeza guhirwa n'ibyo mukora byose, tubifurize ubuzima buzira umuze. Reka kandi tukwibutse gukanda subscribe wowe utarabikora, kugira ngo ujye ubona ibyiza byose, ujye ubona imari tugenda dushyiraho umunsi ku wundi kuri iyi channel. Kanda subscribe hanyuma ukandi nakazogera notification, ujye uzibona kabisa, ujye ubona ibintu byose tugenda dushyiraho. Twibutse yuko kuri iyi channel ya Nzuri Market tunyuzaho umunsi ku wundi imari zijyanye n'imitungo itimukanwa cyangwa se imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa, ni ukuvuga amazu, ibibanza, amasambu, ibyo byose tugenda tubicishaho hano kuri Nzuri Market. Si ibyo gusa rero, kubera ko tugenda tubagezaho n'andi makuru atandukanye ajyanye n'imitungo itimukanwa, ari nako kandi mushobora kujya mukurikiraho ibiganiro tugenda ducishaho bijyanye n'imitungo itimukanwa ku bufatanye na Fine FM. Ikiganiro kiba kiri live buri munsi kuva saa 2 za mu gitondo kugera saa 3. Nk'uko rero mwakomeje kugenda mubibona ku mashusho nkuko mwakomeje kugenda mubibona mu mashusho, twabatembereye tujya gusura inzu nziza cyane, inzu ikiri nshyashya rwose nkuko muri kugenda mubibona. Iyi nzu ikaba iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati, mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kanombe, ariko ahazwi nka Kabeza. Ngira ngo murahazi. Iyi nzu rero iri Kabeza, ushaka kumanukira ku isoko rya Kabeza, kimwe no kushobora no kumanukiraho ahitwa kuri ADPR Kabeza. Ni inzu rero ikiri nshyashya, yubatse neza mu buryo bugezweho, ni inzu ya CADASTRE. Iyi nzu ikaba ifite ibyumba binini cyane, binini byo kuryamamo, hanyuma ikagira douche na toilette 3, hanyuma noneho ikagira n'urwambariro muri chambre principale cyangwa se dressing room, noneho ikagira na salon nini cyane nkuko muri kubibona, hanyuma ikagira salle à manger, ikagira na cuisine yo mu nzu nziza rwose ijyanye n'igihe. Ni inzu rero nziza, irimo inzugi nziza za muvura nziza rwose zimeze neza, irimo plafond nziza ya gypsum, ni inzu igezweho. Iyi nzu kandi ifite parking nini ndetse na jardin. Si ibyo gusa rero, kubera yuko iyi nzu ifite na annex, ariko kandi ntaragera kuri annex, mbibutse ko iyi nzu ifite akandi karusho kuba ifite imiryango 2 isohoka mu gikari. Ni ukuvuga hari umuryango usohokera muri cuisine, ariko noneho hakaba n'undi muryango usohoka uturutse mu byumba ukaba wajya mu gikari, bitabaye ngombwa kugaruka muri salon mu gihe hari nk'abashyitsi ushaka kujya muri cuisine, yaba iyo mu nzu cyangwa se hanze, ushobora gukoresha undi muryango uturuka mu byumba ujya mu gikari, ku buryo rwose ntawe umenya ibyawe. Iyi nzu ikaba ifite na annex nk'uko ntangiye kubibabwira. Annex iriho toilette na douche byo hanze, ikikoni cyo hanze na stock yacyo, ndetse n'inzu y'umuntu bafashe imirimo yo hanze nayo ashobora kubamo. Ni inzu rero yubakishije amatafari ahiye yose, yubakishije amatafari ahiye, ndetse ikagira clôture ya ruriba nk'uko mwakomeje kugenda mubibona, ikagira clôture ya ruriba yose. Iyi nzu rero irahendutse ugereranyije n'uko imeze, ugereranyije n'uburyo yubatse, ugereranyije n'aho iri, ugereranyije n'ikibanza irimo. Ni inzu ihendutse. Iyi nzu rero mbibutse ko iri mu kibanza gifite metero kare 350,
ariko kandi ikaba ishaka amafaranga atari menshi ugereranyije n'uko imeze. Iyi nzu irashaka miliyoni 80 z'amanyarwanda, ariko ziri negociable. Nyirayo wundi yashakaga miliyoni 100, ariko turavuga tuti kiriya ni igikoni cyo hanze nk'uko muri kugenda mubibona. Nyirayo yashakaga miliyoni 100, ariko tugenda tuvuga tuti nyabuneka tuba twaje hano ku bw'abakiriya bacu, tugomba rero kugerageza tukabakaturira, nawe ukabona amafaranga kandi bidatinze. Gerageza ugabanye, dushyireho igiciro kitavunanye. Ariko rero twaje kwemeranywa yuko inzu tuyishyira kuri miliyoni 80, ariko bitavuze yuko ari ijambo rya nyuma, kubera ko ijambo rya nyuma ni iryawe wowe nyiri mafaranga. Iyi nzu rero irashaka miliyoni 80 ziri negotiable. Wayikunze rero waduhamagara kuri nimero zacu mumaze kumenyera, arizo 0788 48 67 97 cyangwa se 0781 2 inshuro 3 0123. Si ibyo gusa rero ushobora kudusanga aho dukorera ku Muhima kuri Yamaha, ugeze muri Feruje neza muri etage ya nyuma, umuryango wa mbere mu gikari hareba ku Gisozi. Ariko kandi badusura no ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, Twitter, Instagram, Facebook page, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Komeza rero ukande subscribe, ujye ubona ibyo tugenda tukugezaho byose kandi byiza bijyanye n'imitungo itimukanwa. Gahunda n'igira icumbi, turakwifuriza kugira icumbi mu mahoro. Ni karibu cyane, wacu umukiriya ni umwami.